Nanjye mbasuhuza nshuti bene data, Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ni Eric ubashyira nk'ibisanzwe, inshuti yanyu. Imana ibaha umugisha, mwe munkurikira buri munsi. Bakoze subscribe by'umwihariko, God bless you. Kandi n'abatarayikora muyikore kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ntibikabacike. Mukore share, ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Ndabakunda cyane rero, Imana ntikibaha umugisha. Reka ntangire mbere cyanditswe nk'ibisanzwe, basuhuze mu ijambo dusanga. Dusome mu gitabo cy'umubwiriza ibice 5 duhere ku murongo wa 19. Kuko ibyo ari byo mugabane we, kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezerwa n'umurimo we. Ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Reka mbashimire, iri jambo ntabwo riba riziye ubusa, rimwe riba riziye. Mujye muritekerezaho cyane, namwe mufate Bibiliya murisome muryiyumvire, kugira ngo murusheho gusabana n'Imana. Burya kwiyumvira ijambo no gusoma Bibiliya ni uburyo bwo kuramya Imana kandi ukumva umubano nayo, ukaba inshuti n'Imana. Reka ngushimire rero, nibutsa utarakora subscribe kuyikora kugira ngo dukorane iki kiganiro turi bamwe duhuje umutima. Reka rero tuyoborwe n'Umwuka Wera, ukabayoborwa n'Umwuka Wera ari bo bana b'Imana. Njye ntago mba nabazaniye za nkuru zo kubasetsa no kubabwira ibitangaza, ahubwo mbazanira ijambo mukeneye, icyo Imana ishaka ko mumenya. Imana itanga ubukire, icyubahiro n'amahoro n'ubugingo. Ibyo ni ibintu bikubiye mu mugisha Imana itanga, ariko si uwo mugisha kuwugeraho bigusaba iki? Ntabwo Imana ipfa kuguha gusa. Imana igira ubuntu n'imbabazi nyinshi, ariko Imana nayo ari ibyo igukeneye. Icya mbere ikeneye ni ukwiyegurira, ukitanga, ukihana, ukayegera, ukemera akaba ari igenga ubuzima bwawe, akaba ari iy'ubuyobora. Burya ibyo wicuza bitagenze neza kera, ibibazo byawe by'uyu munsi, ibyo utumbira imbere yawe, ibyo utinya mu buzima, ibyo wifuza, intege nke zawe, imico wafashe, ibyakubabaje, hanyuma nibikunanira, ureke Yesu aba umushoferi w'ubuzima bwawe. Uhereye uyu munsi cyumvira ijambo, iri jambo niwe ndizaniye. Reka Yesu aba ari we utwara ubuzima bwawe, murekurire direkisiyo akujyana ahashaka. Ntutinye, nta kintu na kimwe Yesu agendesha kijya gikora impanuka. Iyo Yesu ari we mutware wawe, ibintu byose ushobora kubigenga. Ushobora kuvuga nka Pawulo ngo niteguye gukora byose kandi nshobora kugera kuri byose kubw'umpa imbaraga. Ni ukuvuga ngo mba nihagije iyo ndi mu bushobozi buhebuje bwa Yesu Kristo. Kandi nanone Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ibitunanira ni byinshi, ibiduca intege ni byinshi, ariko Yesu aradushoboza kuko ari we uduha imbaraga. Burya Mose si we wambukije Abisiraheli inyanja itukura, ahubwo n'imbaraga z'Imana zabikoze, zakoreye muri we. Imana imukoresha ibitangaza. Abisiraheli bambuka inyanja kandi bambuka ahumutse. Sinzi neza niba wowe ujya wiyumvisha kiriya kintu, niba udashobora gukamya n'akaziba, akagezi, amazi make yatonyangiye ahantu, Imana yo igashobora kuba yakamya inyanja kandi mu gihe gito cyane. Icyo cyonyine ujye ugitekerezaho, ni byinshi byakwereka ubushobozi Imana ifite, ubuhanga n'imbaraga zayo zidasanzwe. Pawulo yatangiye kwitanga umunsi yari mu nzira ijya i Damasiko, agakubitwa hasi n'umucyo mwinshi wamuhumye amaso. Ku bandi Imana ikoresha ubundi buryo bworoheje ngo iduhwiture. Abenshi ntabwo Imana ibazana nk'uko yazanye Pawulo. Pawulo ari mu bantu bemeye gukorera Imana nabi cyane.
Imana abenshi bahamagara mu bundi buryo bworoheje atari muri buriya buryo. Uburyo Imana yakoresha bwose, ntabwo kwitanga ari ibintu umuntu akora rimwe bikaba birangiye. Pawulo yabivuze neza ngo mpora mpfa uko bukeye. Hari umwanya wo kwitanga, nyuma hagatangira akamenyero ko guhora witanga. Bikorwa umunota ku munota kandi bizamara ubuzima bwose. Mbese ntujya ubibona nyine ukabona akantu ni keza kukareba, ariko ukumva umwuka ntagahamanya nawe. Kumva akantu ni keza kugakora, ariko umwuka wera akagukomanga ngo hoya sibyo. Icyo gihe rero iyo ubiretse ni uko kwitanga nshatse kuvuga. Iyo ukaretse ejo ukakareka, ejo bundi ukakareka, paka ubuzima bwawe bwose, icyo gihe uba witanze. Kandi mu by'ukuri kukareba wabonaga kanejeje, kukumva ukabona ni byiza, ariko iyo ubiretse uba uhamanije n'umwuka wera. Ikibazo cy'igitambo kizima ni uko kijya gikururuka kikava ku gicaniro, ku buryo hari ubwo ushobora kongera gukenera kwegurira Imana ubuzima bwawe nk'inshuro 50 ku munsi. Ugomba kubigira umuco wa buri munsi. Impamvu Yesu yavuze ngo muhore mwiyeza, arongera aravuga ngo abantu bashaka kunkurikira bagomba kureka ibyo bakunda. Bagomba kuba biteguye gutanga ubuzima bwabo buri munsi kugira ngo bashobore kunkurikira. Ntago wakwikunda ngo nurangiza ukurikire Kristo. We yaravuze ngo niba unkunda wiyange. Mwese murabizi neza ko intumwa ze zaretse n'imiryango yabo zikamukurikira, zikareka akazi zakoraga zikamukurikira, ariko nyuma zabonye ingororano. Petero wigeze rimwe abaza Yesu ati ese Yesu ko twagukurikiye, Mwami ko twagukurikiye uzaduhemba iki? Ati mu isi nzabakubira inshuro 100, mu ijuru nzabaha ubugingo. Nawe ndagira ngo uyu munsi utangire kwiyegurira Imana no kwiyegera, wiyegurire byose aba ariyo ibigenga. Reka nkuburire hakiri kare, nufata icyemezo cyo kubaho ubuzima bwitanze, icyemezo cyawe kizageragezwa. Icyo gihe Satani azakurwanya rwose. Ubuzima bwitanze, icyemezo cyawe kirageragezwa. Rimwe na rimwe bizagusaba gukora ibintu bikubangamiye, ubundi bizaba ari ibintu abantu badashima, ubundi bizagusaba gutanga byinshi, cyangwa bizasaba imirimo igaragara nk'idashoboka. Kenshi bizagusaba gukora ibitandukanye n'ibyo wifuzaga gukora. Uzaba ugikora ibyo wowe kamere yawe irarikira, ahubwo uzaba ukora ibyo Imana ishima gusa. Umwe mu bayobozi bakomeye b'abakristo mu kinyejana cya 20 yabaye Bill Bright, watangije umuryango wa Campus Crusade for Kristo. Kubw'abakozi b'uwo muryango bakwiriye hirya no hino mu bihugu byose, talente z'amategeko 4 yo mu mwuka wa sinema y'ubuzima bwa Yesu yabonywe n'abantu barenze miliyari 4. Abantu barenze miliyari 150, miliyoni 150 bakiriye Kristo, bityo bahabwa ubugingo bw'iteka. Rimwe Bill Bright baramubaje bati ntirihe banga ryatumye Imana iguha umugisha ungana utyo mu kugukoresha? Yarasubije ngo nyiri urubyiruko nakoranye isezerano n'Imana, nabikoze mu buryo bweruye, ndaryandika, ndangije nsinya izina ryanjye munsi yaryo. Ryari riteye ritya: kuva uyu munsi kugeza iherezo ry'ubuzima bwanjye nzaba imbata ya Yesu Kristo. Ese we wari wasinya isezerano nk'iryo n'Imana, cyangwa uracyatera amahane ujya impaka n'Imana ku byo gukoresha ubuzima bwawe uko ibishaka? Uyu munsi niwo mwanya wawe wo gutanga ubuzima bwawe, ukabwegurira ubuntu, urukundo n'ubwenge by'Imana. Ndagira ngo ushimire rero
wowe wabanye nanjye, ibyo bibazo byose, ubwo butumwa bwose ujye wicara ubitekerezeho. Iyi nkuru ntukayumve rimwe gusa, ujye uyisubiramo wumve icyo Imana ishatse kukubwira kugira ngo urusheho gusobanukirwa, kandi ukore share ubutumwa bwiza n'abandi bubagereho. Wowe utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi nawe wayikoze nkomeze ngushimire cyane. Imana ijye